ahantu hatanduye mpanagure, umunsi mpanagure, ejo mpanagure, njya gutekoza ibyombo. Harakarindagira, afite ibyana byirirwa byiryamye umunsi wose, ariko nzamwiba uko byagenda kose ko nzamwita ko ntari uwiri nako navukana nawe. Shinda yikahuruda uretse nzakwereka mpaye, ariko ibyazi gahunda ngiye kumufatira ntamenye ikintu ku munsi umwe akishyura ntacyo tu, kandi ndahera kuri yankuramo umwukara, ariko nzakimenya yagiye mu kazi, niyo mpamvu nzakimenya uresheresha telefone yagira ihera. Mpamagara umuhungu twegeranye mubwira ngo neye ku musaza ati umwana tu ntamayite mfiteho unze nguze ndaguza nta nubwo nzayibishyura da. Bihongo pe noneho ni inguru ndagaswe. Nzaga nyine hano kwa boss ubundi nkubwire tu witwaza umusaza. Sasawa nta narariwe birarangiye mpaye, bose mu gihe atarabyuka nanjye ndaba ndi umukire tu. Nzibiti musaza yego tu. Mungu yongo pe. Asha mama we nawe nagakomeye igeze nari kwisi yasinze pe, kaka nta muntu muzima kwita umwana we igeze izina rirasanzwe. Amazina nyine ari umusaza wamuzanye se. None se bro ko numvise ntumu umusaza ni igiki? Nagize uri umusaza ubyara data cyangwa sogokuru wanjye. Numva yagiye none ndaga umusaza ntago muzima ndi umusore. Ngiye kuzana umuturanyi kuko duturanye n'umusaza. Jesus. Umusaza bambara ntago muzi koko. Se ni ingofero ni ikote ni igiki? Akuno ni kose cyarwamo. Ose bro ntago uzugira. Ngira utese. Therapy. Ntago uzi kubagaza isuka waremamo. Eko bro ngiye mvuka ntasuka navukanye. Navutse nambuye gusa nta kintu nari mfite. Isuka ntayo nzi gose. mpaye, Nandi komeje kugorana. Ubu nyine umurimo wanjye ukomeje kurara ko narinze ngo byenda wowe ufite isoko ntizo. Ukuntu uri ufite ubutaka bwiza se shaka. Bro, iyo suka uvuga rero, iyo suka ntayo nzi pe. Kereka ni muri kumwe isuka koko ngiye isuka nzizi ni nyinshi wansobanurira pe. Jesus. Amaniga yarayakeye. Ikintu mvi mbere se nyine. Agatwika ni nkagaswe ubu. mpaye, Nasesha, mchafu shizo ukuyo. Nako yego boss, kandi nje kuzana amazi.
sorry boss, sorry ntabwo nakubonye. urashize none Igira ziragira. Ambonera. Ntabwo So ubwenge sha. Cyane ndanduje. Samantha wakigoryo. Mungu wachize ubungu uko nawe muga ngo ukore umucafu nakuvuga ngo ushyiraho amazi. oya boss, ngomba guhanagura intebe. Ati se dutende dawe uruko nayenga mu byone byo uje gwana kuze ndi bugunika ujye ugaruka amazi ubona akubwirwa nyuka yoza urumva? Boss ntukamusuzugura. None sinze musuzugura. Kuko ngiye Nacho none uraza wihemba. Niko tugiye kubigenza. oya ntabwo nabarake bose nari gukora ngiye gusa turavuka. Jesus. Gusa nubundi biri gukora bingana n'ubusa. Abikora man. Tasone. Ako boss urazi. Maze singe nawe wifate gutya. Ngende fata ukuntu nawe ukakwifata. Nzakorera kuri mama. Nzakorera kuri mama ngiye ibintu rwose. Ntabwo ngiye nabyemera. Kikangwa kuzandega kwa mudugu. Ibyo kwibya nzatana unoshambiye ko uzajya mu gikoni. Mbere ntabwo nari mfite umukozi se ntabwo yabikoraga sho taraza ntabwo hose ari abakozi kujya ugiwa ndanje gusa. Niyo mpamvu bagucika. Byava unshakiye ibyo kujya ukabanya umugamba. Wayanagwe neza. Reba amazi aracyari ngo wana. Boss jya kugwana wanjye. Jya kugwana. Ari. Ari bisha. It was at this moment that he knew. He fucked up. Samantha. Samantha. Eh. Dawi tabane neza cyane rero telefone iraho ngaho. Yavu. Itabuzi ko ntari ndakibona. Nano sha. Cyana bandi. Abakozi arabakira. Umukina nande nyine. Umwana mwiza, umwana musi umwe ndamukodesha ubundi nanjye ngireho n'ubu byo yanyuze. Jesus. Ubuzima cyawe. Ubundi zo uzu. Nduzi nameneka boss. Ikintu cyose cyuzuye kirameneka. Komanyo. Akira boss. Kameneka mu. Ako kwamba mubwiko. Umenye. Yenda gutiza umugore wanjye wagicuka. Rero gusangira n'abagore imana. Neza gute? Ahubwo uzamungiye si kugusa nzaguha amafaranga nyine nzagukorera ukwezi kose. Nese ko nge nguhemba uza amafaranga yo kumaza ikizo gato. Uzanyiba. Cyazo boss. Ngiye azabyaye vuba nakuzangiza. Genda ubwo nzanabya isaza. Ampaye.